Nziza Innocent ntabwo ari mu Rwanda, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabatekerejeho rero, nawe ari umwana, twese twize dufashwa. Twaratekereje turavuga nk'abantu twize dufashwa, natwe dushobora kugira icyo tukora tugafasha abantu. Rero hano dufite abanyeshuri 50 tugiye gufasha. Turiya ngo dushimire Nziza Innocent Fraternity Program kubwo amabati baduhaye. Ubu rero mutubereye igisubizo kuko turenda tujya gusakara. Murakoze cyane. Ndababwira ko badukoreye igikorwa gikomeye cyane, bakaba batuzaniye impano zikomeye, bakaba baje kudufasha mu bijyanye n'amasomo. Tukabashimira yuko batuzaniye amakayi, amakaramu n'utubage. Tukabashimira bikomeye cyane. Nzayiga na nsinde. Gute? Nzajya niga amasomo yose, nzajya ndayumva nayo ntatumvaga. Ni irihe somo ukunda ku ishuri? Mate. Ubwo ngubwo rwose ndabashimiye, rwose ndabashimiye. Imana namwe izabaho umugisha. We are very happy. We are very happy. We are very happy. Turishimye cyane. Yes, mwiriwe abarimo gukurikirana BigTown TV. Ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana izi gahunda zacu za buri munsi. Turi kumwe buri munsi, buri gihe, buri kanya. And even right now mu bikorwa bitandukanye. Iyi ngiyi ni BigTown TV, icyo ugomba gukora no gukanda subscribe maze ugakurikirana izi gahunda zacu, tukakubwira n'iki tukaba tugiye gukora kuri uyu munsi. Uyu munsi turi kumwe na group, nimba ari organization, I don't know yet, ariko byinshi tuza kubimenya mu kanya gatoya. Ikaba yitwa NIFP, bikaba bisobanura ngo Nziza Innocent Fraternity Program. Nziza Innocent Fraternity Program ni iki, ishinzwe iki, igiye gukora iki? Tukaba turimo kwerekeza Ngororero muri gahunda zo gufasha. Tukazisubiyemo, tugomba gufasha abantu, tugomba gutembera ahantu henshi atandukanye mu Rwanda kugira ngo tumenye what is going on. So uyu munsi aho tugiye nibyo tugiye gukora. Tukaba turi kumwe nimba ari umuyobozi, nimba ari umuvugizi wa Nziza Fraternity Program. Tukaba turi kumwe nawe hano, reka agira icyo atubwira. Salama papa, umeze neza? Meze neza. Fresh kabisa? Meze neza. Yeah, watwibwira? Amazina yanjye nitwa Nkeremunga Japhet. Ngandi umuyobozi wa Nziza Innocent Fraternity Program. Tukaba turi muri gahunda yo kujya kureba abagenerwabikorwa bacu b'abanyeshuri bari mu murenge wa Hindiro mu karere ka Ngororero. Okay. NIFP ni iki? NIFP bisobanura Nziza Innocent Fraternity Program. Ni gahunda dufite yo kuba twafasha abagenerwabikorwa bari mu bukene bukabije, tukaba twabahindurira, tukabafasha bakagera ku rundi rwego. Okay. Nziza Innocent Fraternity Program ni iki? Nziza Innocent Fraternity Program ni gahunda ihari, ni non-profit organization, yo ukaba ari ugufasha abantu muri rusange. Ubu tukaba twarahereye mu karere ka Ngororero. Yego. Intego yo gufasha aba bantu ni iyihe? Bimeze gute? Byipanze gute? Uburyo bimeze, twahereye mu banyeshuri kuko natwe turi groupe y'abantu benshi twize dufashwa, kandi twebwe badufasha batubwaga yuko ufashwe uyu munsi n'ejo yafasha. Natwe turavuga duti hari uburyo niba twarafashijwe tukiga, natwe hari uburyo twafasha abana nabo bari mu buzima kwiga bibagora, natwe tukaba twabafasha nabo bakaba nabo bazafasha abandi gutyo gutyo. Urugendo ni rurerure kuva i Kigali kujya Ngororero. Kubera iki mwatangiriye Ngororero? Kandi Kigali naho hari abana benshi bakeneye support yo kwiga n'ibindi byinshi bitandukanye. Murakoze cyane kuri icyo kibazo kiza mumbajije. Gahunda ihari nuko n'igihugu cyose tuzakigeramo, ariko impamvu twahereye mu Ngororero nuko mu Ngororero ariho urebye twari twatangiriye. Twagize gutya tureba igihugu cyose, tuvuga ko duhere mu Ngororero, nabo tugiye kubasaba barabitwemerera, nuko gahunda yatangiye.
ari niyo mpamvu nawe ushobora kuba warize ufashwa cyangwa se ukunda gufasha, tukaba twagushishikarizaho ko nawe waza ukatwiyungaho tukagerageza kuba twagera mu gihugu hose. Muri aba banyeshuri mugiye gufasha uyu munsi cyangwa tugiye kureba uyu munsi, ni abanyeshuri bameze gute? Ni abanyeshuri ba segonderi, primaire cyangwa nursery cyangwa university? Ni abanyeshuri bameze gute? Ni abanyeshuri tugiye kureba. Abanyeshuri tugiye kureba ni abanyeshuri bari muri primary. Nk'abagenerwabikorwa bacu dushobora kuvuga duti twahisemo abanyeshuri bari nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri, noneho tukazajya tubana nabo mu buzima bwa buri munsi. Mwa mbere cyangwa mwa kabiri, primary cyangwa? Ni muri primary muri rusange, ariko abenshi nabo mu wa mbere primaire, mu wa kabiri, mbese ni primaire muri rusange. Okay. Ubufasha mugiye gutanga kuri abana no ubufasha bumeze gute? Ubufasha tugiye guha abana, tugiye kubaha ibikapu, tubaha amakaye n'amakaramu, ndetse hari na gahunda yo guhangana na human security issues. Twateguye amabati turahereza umurenge ukazashyikiriza abantu mu rwego rwo guhangana n'icyo kibazo. Ese Nziza Innocent Fraternity Program ni ugufasha abana gusa cyangwa izajya afasha abantu batandukanye? Urumva turi gutangira, ariko dufite gahunda. Twebwe ubundi dukora muri social transformation, muri gahunda yo gufasha muri social. Twita ku banyeshuri, dufite abagenerwabikorwa b'abanyeshuri, tukagira abagenerwabikorwa b'abakobwa bandi baba barabyariye iwabo, ndetse n'urubyiruko muri rusange, gutangira abantu mituweli. Ibintu nk'ibyo byose turabikora, niyo gahunda dufitemo uyu mwaka, ndetse tuzakomeza dukorane n'abandi bantu. Nabashishikariza ko baza bakatwiyungaho tugahindura isi kuruta uko twayisanze, tukabera abandi umugisha. Okay, nice. Reka dukomeze ibindi tuza kubimenya nitugera Ingororero. Ese ni mu mujyi cyangwa ni hirya mu byaro? Urumva mu mujyi ho ntabwo ari ku karere neza, turagera ku karere tugenda gato, ni mu murenge wa Hindiro abo bana baherereye. Mbese twahisemo abana bo mu byaro, aho ngaho muri za Hindiro barabaje hehe ku murenge. Okay, yes. Ku barimo gukurikirana BigTown TV, reka dutangire urugendo rwacu ubu ngubu dukomeza Ingororero. Turi kumwe na NIFP cyangwa Nziza Innocent Fraternity Program kugira ngo turebe ibikorwa bagiye gukora uyu munsi. Let's be together in BigTown TV. Don't forget to subscribe. Gahunda nyinshi ziracyarimo kuza. Stay there with us. Intore
mutoza w'ikirenga niwe soko twomaho. Intore Turi ibisubizo. Intore Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Aho murakoze cyane. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Ahangaha dufite abashyitsi, ariko mbere yuko tugera ku bashyitsi, ahangaha duhafite abana, murabibona ko ni abanyeshuri. Hanyuma tukaba turi kumwe na Presidente w'inama njyanama, nawe yabanza akabasuhuza. Mwiriwe neza. Mwongeye kwirirwa. Aha rero tukaba dufite abashyitsi bahire, abashyitsi batuzaniye ibyiza, bari kudufasha kugira ngo abana bacu bige kandi bige neza. Bafite ikibazo cy'ibikoresho byo ku ishuri, kugira ngo babone ibikoresho, kugira ngo bige neza badafite ikibazo. Ubwo ni muri gahunda ya leta yacu nziza, iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, igihe cyose ahora ashaka yuko umunyarwanda wese agira ubuzima bwiza. Ni muri urwo rwego rero yatwoherereje umufatanyabikorwa kugira ngo ze adufashirize aba bana bacu, kugira ngo babone ibikoresho byo kwiga ku ishuri, kugira ngo bige neza, kugira ngo bigirire akamaro, bagirire n'igihugu akamaro. Aha rero umufatanyabikorwa, mbere yuko tumubona, turi kumwe n'umushyitsi waturutse ku karere, turagira ngo tumuhe ijambo abasuhuze. Ni nawe uri bwerekane n'umufatanyabikorwa bazanye, anamusobanure. Ijambo ni iryanyu. Intore. Murakoze cyane. Nitwa Nyirasengimana Donatira. Nk'uko umuyobozi w'umurenge abivuze, akaba anaduhaye ikaze. Ni umukozi w'akarere ushinzwe ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere. Akaba ari nge waje mperekeje uyu mufatanyabikorwa avuze. Nk'uko rero abinsabye ko nerekana umufatanyabikorwa turi kumwe n'umufatanyabikorwa muri kubona hariya ku byapa handitse biri imbere n'inyuma, Nziza Innocent Foundation Program, ihagarariwe mu karere kacu na Jafeti, yabasuhuza. Mwiriwe. Ndetse na timu bazanye muri kubabona, nabo bagira gutya bakabasuhuza. Akaze cyane. Turi gucunguza uburyo umwete, kubera ko mubona ko ikirere kiri guhinduka, kandi ni byiza ko imvura turayikeneye. Nk'uko abivuze rero, Nziza Innocent Foundation Program ni umufatanyabikorwa w'akarere ka Ngororero, utera inkunga akarere mu bijyanye n'uburezi, mu bijyanye no gufasha abana batishoboye b'abanyeshuri, kugira ngo bahabwe bya byangombwa bibafasha kuguma mu ishuri. Turi kurwanya icyo bita guta ishuri, aribyo bita drop out. Murabona hano ko ari abana benshi bari ahangaha baje gufata ibikoresho, ndetse n'ibikoresho muri kubireba, kugira ngo umwana, kimwe mu bituma umwana ava mu ishuri, hari igihe biterwa n'amikoro make yo kubura ibikoresho. Nka leta rero nziza yacu igira icyo ikora kugira ngo abo bana bagume mu ishuri, ariko nk'uko gahunda y'igihugu ishyira imbere imikoranire n'abafatanyabikorwa, y'ikibazo kiri baba bahabonye, ni narwo rwego Nziza Innocent Foundation nayo yaje gutera akarere ingabo mu bitugu, kugira ngo umwana w'igihugu yige neza nta bibazo afite. Rero ibyinshi ari bubivuge, ntabwo natinda. Icyo navuga ni ugushima Nziza Innocent Foundation program ku gikorwa cyiza kuba yaratekereje. Yashimye akarere ahababara, yadushimye ahababara, kubera ko
ntacyo twageraho abanyeshuri batize bitavuye ku burezi. Twese impamvu turiho kandi turiho neza tubikesha kuba twarize. Ubwo rero ni ngombwa ko kugira ngo twubake ejo hazaza, ni ngombwa ko tugira abana biga kugira ngo bazavemo amabati. Muzi ko turi mu bikorwa bikomeye byo guhangana n'ibibazo bihungabanya umudendezo w'abaturage, ibyo twita human security issues. Rero kuba yatekereje ati muri babandi bari kubakirwa imisarane n'amazu hari abakeneye amabati, akaza mu byo yaje azanye harimo n'amabati. Turabashimira rero kandi tuzi neza ko ubwo bufatanye buzakomeza. Murakoze cyane. Naho umwanya Innocent kugira ngo twinjize mu gikorwa kandi anadusobanurire ku gikorwa nyine cy'umushinga cyabateganijwe uyu munsi. Murakoze. Intore ijambo riduha ijambo. ndishimye, ndakeka hano harimo abantu banzi, sibyo? Abanzi ni bande? Okay, ndishimye rero kuba nageze hano, sibyo? Mbere na mbere nshimiye ubuyobozi bw'akarere, nshimira n'umurenge ko batwemereye tukaba twageze hano. Mbere na mbere turashimira ko namwe muhari mwahageze. Turashima cyane yuko akarere katwemereye tukaba turi hano, dushimira n'ubuyobozi bw'umurenge ko bwabanye natwe muri gahunda yacu yo kubafasha. Rero twitwa NIFP, bisobanura Nziza Innocent Fraternity Program. Ni umushinga w'umuntu witwa Nziza Innocent, sibyo? Nziza Innocent, mwese simumwumvishe? Ntabwo ari mu Rwanda, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabatekerejeho rero, sibyo? Nawe ari umwana, natwe twese muranzi, twese twize dufashwa, sibyo? Ubwo rero twaratekereje turavuga nk'abantu twize dufashwa, natwe dushobora kugira icyo tukora. Niba dusoje kwiga tugasoza, Imana ikagira uko ica inzira, natwe ari icyo twakora tugafasha abantu, sibyo? Mwese murabizi mvuka mu Nyabiho ahantu kure, sibyo? Ariko nanjye narafashijwe ndiga, none ubu ngubu nyine ndi hano. Simeze neza se? N'aba bose mubona bari hano bameze neza, nuko bagize ute? Nuko bize. Kandi iyo tutabona ubufasha wenda tuba turi mu bindi bibi. Rero hano dufite abanyeshuri 50 tugiye gufasha, tugiye kubaha amakayi. Twebwe kera twigiraga ku matushe, mwebwe ntago muyazi, ugasanga n'ubonye ikayi ayishyize mu ishashi, sibyo? Ubwo rero twebwe twabagize abasirimu, tugiye kubaha amakayi, sibyo? Tubahereze n'igikapu n'amakaramu kugira ngo n'umunyeshuri muri P1 bizamufashe byibura ko yagera mu wa gatatu cya gikapu kigifite kandi n'amakayi agihari ameze neza. Ubwo rero muri gahunda yacu n'imvura ndabona igiye kurwa, ndumva twatangira kubibaha. Noneho ibindi wenda abantu binaha bazajya baza i Kigali bashaka gutunganya, twebwe dukora imiziki, sibyo? Umuntu uzumva ashaka kuza i Kigali ashaka gutunganya umuziki yatwegera, ashaka gukora video nziza, ashaka gukora amapuriya meza, nta kibazo, niho tuba turi, niho dukorera. Usibye yuko ubu ngubu turi mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro. Tuzahora duhurire no mu bindi, niba ari n'abana babyariye iwabo nabo vuba tuzabasura n'abandi gutyo. Ndumva rero twatangira igikorwa tugatangira kubahereza amakayi. Murakoze. Igikorwa cyo gushyikiriza abagenerwabikorwa ibikoresho bateganyirijwe kiratangiye. Twasaba abahagarariye ubuyobozi bw'akarere ko yafata ibikoresho by'umwana umwe wo mu wa mbere akabimushyikiriza. Ufite urutonde rw'abana mbere uhofotora mwana ari gufata video. Wasoma umwana wa mbere, umuyobozi w'akarere akadufasha kumuha ibikoresho. Irakoze Patrick ari he?
mwakigora mukadufasha mukabishyikiriza Iraguha Patrick. Ufite liste adusomera ukurikira. Umuyobozi w'umurenge nawe yadufasha akabishyikiriza niyo gisubizo. Niyo gisubizo Jeannette. biranga dushakire umwana wiga mu wa gatatu mu wa kane dusubize hejuru. Ibikoresho neza. Basaba directrice Chantal ko yakigira hino akaduhera umwana oya sikre superi fata bino byinshi. Akaduhera umwana wo mu cyiciro cyisumbuye ibikoresho bitubutse. Ninde? Mwana wo mu wa kane wiyaminiye asha ninde wo wa kane uri hano? Yego sha wenda kongera n'indikaye. Ndi uri intore uranyaruka. Yego babijyanira hano. Ufate hano neza rero hari bari. Bamwongeye. Murakoze mwabashimira. Umuyobozi wa ONG yadufashije nawe bamuhamagara umwana wo mu wa gatanu wahageze. Ihute haje uyu nguyu bishyikiriza uriya uretse baba niyo mugiye barabuza kubahamagara. murakoze. aya ni amabati twahaye umurenge azabafasha mu buryo bwo gukora imisarane y'abaturage ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Murakoze cyane. Turiya ngo dushimire Nziza Innocent Fraternity Program kubwo amabati baduhaye. Nibyo dusanzwe dufite ikibazo cy'abaturage, nk'ubu twari twarabubakiye amatuwarete ariko twari dufite ikibazo cy'isakaro ryayo. Ubu rero mutubereye igisubizo kuko tureta tujya gusakara amatuwarete ndetse harimo n'ibikoni bibiri twari twubatse tutarabona isakaro. Turibwira yuko tubashimiye yuko aya mabati aratubera igisubizo cyabyo. Murakoze cyane. Yes, barimo gukurikirana BigTown TV, ngira ngo mwakurikiranye igikorwa cyo gutanga ibikoresho by'abanyeshuri, hakaba arimo no gutanga amabati. Hano turi mu ntara ya Burengerazuba, karere ka Ngororero, umurenge wa Hindiro. Tukaba turi kumwe n'umuyobozi waho, reka tumuhe ikaze abanza twibwire maze n'ibindi birakomeza. Murakoze. Nitwa Kabayiza Charire, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Hindiro. Okay. Yes, uyu munsi iyi group yabasuye, iyi non-organization yabasuye uyu munsi, hari ibyo yatanze. Iki gikorwa mwacyakiriye gute nk'abayobozi?
ni igikorwa kidushimishije cyane ku buryo tutabona uko tubivuga. Twabashimiye kuko baje kudukemurira ibibazo twari dufite, harimo ibibazo by'abana batari bafite ibikoresho by'ishuri, bakaba babadufashirije babaha ibikoresho, hanyuma kandi n'ariya mabati baduhaye aradufasha gusakara amatuwareti y'abaturage batishoboye twari dufite, kuko twari twarayazamuye twarayubatse ariko tutarabona isakaro ryo kuyasakara, ariko aya mabati 10 baduhaye aje kutubera igisubizo cyo kugira ngo dukemure ibibazo by'abaturage batari bafite ubwiherero bwujuje ibisabwa. Ni ibintu bidushimishije cyane rero, rwose turabashimira ku nkunga ifatika baduhaye. Nk'ukuri inkunga y'abanyeshuri yo n'iki bayivugaho ku banyeshuri ba hano mu karere ka iyi nkunga ije kudufasha kuko abanyeshuri 50 ni abanyeshuri benshi bari bafite icyo kibazo cyo kutabona ibikoresho bihagije bitewe n'imiryango yabo itishoboye, ariko ije kuba igisubizo. Guhera ubu ngubu baratangira bige neza, kandi icyiza nk'uko babitubwiye ni uko n'ikindi gihe wenda undi mwaka ibikoresho biramutse byashize ko bazongera bakadufasha, ariko twishimiye yuko ibisubizo bibonetse. Murakoze cyane. Okay, nka Nziza Innocent Fraternity Program cyangwa NIFP bo urababwira iki cyangwa niki, nimba ari kubashimira cyangwa icyo cyose wababwira kuri iki gikorwa bakoze uyu munsi? Icyo nababwira nuko nabashimira, mukabatubwirira yuko badufashije cyane. Igikorwa badukoreye kigiye kudufashiriza abana kwiga neza, bigatuma amasomo akomeza neza. Rwose turabashimiye cyane, tubasabira umugisha, Imana ikomeze ibakomereza amaboko kugira ngo bakomeze bafashe n'abana. Muri aka karere ka Ngororero ibyiza byaho ni ibihe? Kuko ntabwo twava hano tutamenye ibyiza byaho. Aka karere ka Ngororero ni akarere gafite ibyiza byinshi nk'uko namwe mubibona. Ni akarere gafite ubutaka bwera ugereranyije hano muri aka gace aho murabona imyaka iratoshye, murabona insina. Ni akarere gafite ibyiza byinshi utarondora, ni byinshi cyane. Gafite ibyiza byinshi. Batubwiye ngo hano ku mabuye y'agaciro naho mumeze neza cyane. Amabuye y'agaciro nayo arahari, usibye ko hano mu murenge wa Hindiro nta mabuye y'agaciro ahari, ariko mu yindi mirenge imwe n'imwe, ntago ari yose, harimo za Gatumba, za Muhororo, amabuye arahari. Imibereho y'abaturage bimeze gute? Abaturage b'umurenge wa Ngororero, imibereho yaho ni imibereho myiza. Imibereho myiza, ni abaturage batunzwe no kwikorera, bakora bagahinga bakeza, abandi bagacuruza, hanyuma bakunguka. Mu by'ukuri ni abaturage bikorera kandi bakabaho neza, babona umusaruro uturuka mu maboko yabo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yes, ko barimo gukurikirana BigTown TV, ngira ngo mwabonye gahunda yacu munsi hano Ngororero. Cyatuzanye byagenze neza kabisa. Mu by'ukuri abana bafite utubagi twiza cyane, abana bafite amakaye n'amakaramu yo kwandikisha kugira ngo gahunda z'amasomo zigende neza. So reka dushimire organization yatekereje neza cyane kugira ngo ifashe aba bana, kandi aba bana nabo baje kwiga neza. Ejo n'ejo bundi turimo kubatega amaso, bazaba abayobozi bacu, bazaba abadokiteri bacu, bazaba abanyamakuru bacu mu myaka iri imbere. Abana ndabesha? Mumeze neza? Yego. Amakuru yanyu ni meza. Ko mutishimye? Murishimye? Yego. Uyu munsi babazaniye utubagi twiza cyane, babahaye amakaye n'ibindi byose. Murishimye? Yego.
murababwira iki ababazaniye? Reka uyu nguyu arimo kuvuga cyane, reka urababwira iki? ndababwira ko badukoreye igikorwa gikomeye cyane, bakaba batuzaniye impano zikomeye, bakaba baje kudufasha mu bijyanye n'amasomo, tukabashimira yuko batuzaniye amakayi, amakaramu n'utubage, tukabashimira bikomeye cyane. Wari ufite amakaye? Nari nyafite ariko yari make. Yari make. Wari ufite amakaramu? Nari mfite abiri, umutuku n'ubururu. Akabage wari ugafite? None bakongeye kandi? None ubu ngubu abashimira nyine ko bamfashije, bakaba bamaye bage ku buryo najya mpinduranya. Ni byiza cyane. Harya inzozi zawe ni izihe nurangiza kwiga? Nindangiza kwiga nuko nakiga nkarangiza, nkaba navamo umuntu ukomeye cyane nk'umuyobozi, umuganga n'abandi bakomeye cyane. Fresh sana. Wowe witwa nde? Shime Save. Ufite imyaka ingahe? 10. 10. Nawe baguhaye? Baguhaye iki? Ibage. Ibage ni iki? N'amakayi n'amakaramu. Urababwira iki babiguhaye? Nyabwira ko bakoze bamaye ibage n'amakaramu n'amakayi. Ubushize wabaye kangahe? Nabaye wa 5. Wa 5? None ubu ngubu ugiye kwiga fresh, amasomo akomeze neza, sibyo? Yego. Asante sana. Wewe bite? Nziza. Witwa nde? Ibyishimo Martin. Martin, ufite imyaka ingahe? 13. Wiga mu kangahe? Mu 5. Baguhaye iki munsi? Ikapu ni akabage n'amakaramu n'amakaye. N'amakaye angahe? 16. 16. Yanyereke wewe urambeshe. Ari he? Aha, kabisa amakaye ngaya hano. Aya makaye uzayakoresha iki? Nzayiga na nsinde. Gute? Nzajya niga amasomo yose, nzajya ndayumva nayo ntatumvaga. Ni irihe somo ukunda ku ishuri? Mate. Mathematics. Rimwe uteranya 5 ni kangahe? Rimwe guteranya 5. Ni 6. 6. Fresh sana ya makaye uzayakoresha fresh, sibyo? Wowe bite? Nziza. Witwa nde? Imbazimana Emeline. Neline, Onoline, Eneline. Emeline. Amakuru yawe? Ni meza. Baguhaye iki munsi? Igikapu n'amakayi n'amakaramu. Amakaye angahe? 16. Uzayakoresha iki noneho? Nzajya nyandikaho ninjira mu rugo nyigiremo. Inzozi zawe ni izihe nurangiza kwiga? Nziga maze nsinde. Uziga maze utsinde. Numara gutsinda tekereza neza. Ngwino hano wowe, ndabona uranakoze. Amakuru egera hano hafi. Bite? Witwa nde? Sandrine. Wiga mu kangahe? Mu 5. Primaire. Inzozi zawe? Inzozi zanjye nukwiga ngatsinda. Nukwiga ugatsinda. Uzi impamvu ushaka kumenya inzozi z'abana? Bashaka kumenya ejo n'ejo bundi bashaka kuba iki, mu dogiteri, bashaka kuba gutwara indege, urashaka kuba umusirikare, umupolisi cyangwa umuyobozi? Bashaka kuba umwarimu. Urashaka kuba nde? Nurangiza kwiga? Umupolisi. Aha, uza umukomando. Wewe? Umuganga. Muganga. Uvura iki? Indwara zose. Indwara zose? Fresh, fata chance. Kandi uzakomeze wige neza, sibyo? Wowe? Nshaka kuba umupolisi. Nshaka kuba umupolisi? Kubera iki? Tubwire. Nshaka kuba umupolisi. Okay, abangaba bahaye amakaye munsi n'utubage, murababwira iki? Icyo uvuga? Turabashimira yuko bakoze, baduhaye utubage n'amakaye n'amakaramu. Tukaba natwe tuziga dushyizeho umwete tugatsinda. Nice cyane. Kandi bazagaruke. Reka mbaze uyu nguyu, ndabona yifashe ukuntu. Bite? Nziza. Wewe witwa nde? Yafashe Desire. Imyaka ingahe? 7. Biga mu kangahe? Wa 2. Ubushize wabaye kangahe? Wa 10. Wa 10? Mu banyeshuri bangahe? Mu banyeshuri 3. 30. Uzakomeza uba mbere, sibyo? Wowe witwa ndegera hano imbere tukurebe neza.
Witwa nde? Mutetse Betidine. Didine wabaye wakangahe? Ntabwo byibuka? Kwa 23. Ye baba we, ugomba kwiga ukaba wa mbere sibyo? Nawe amakaye yakugezeho? Urishimye? Nawe gera hano. Bitse? Ni byiza. Witwa nde? Imana Chantal. Inde? Imana Chantal. Imana Chantal. Nawe baguhaye amakaye? Angahe? 10. Mushizeho bayo kangahe? Wiga mu kangahe? Mu kabiri. Uzakomeza ubu wa mbere sibyo? Ni sawa cyane. Urababwira icyo baguhaye amakaye? Ndabashimira ko barabampaye igikapu n'amakaye n'amakaramu. Urakoze cyane. Okay abana mwegere hano. Mwese muzi hano dufate ifoto. Nakaririmbo se turi buririmbo uyu munsi. Nakahe? We gatangize. Aka numa karitse ku nkombe z'iki yaga gatera amagi we ntabwo uri kuririmba gira none tangira aka numa karitse ku nkombe z'iki yaga gatera amagi 5 cya hari ihe karaturaga hava mutwana utwahana dutanu kaka amashi menshi cyane kajya kudushakira ibyo kujya umunsi umwe ingona ishaka kutwigarurira utwana twakanuma turigurukira tugenda tuvuga tuti bye bye ingona gugu bye bye ingona gugu. Tegereza gatoya karirimba ukuntu bakabyina kubera iki murimo kuririmba gusa tukabyina sibyo cyangwa harakandi Sandra tangiza kandi turagufasha muhereze fata gutya. We are faith, thank you Jesus, thank you my Lord. We are faith, thank you Father, thank you my Lord. Alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen. Urakoze cyane. Ninde dukira umugani uyu munsi? Ninde ahita manika akaboko? Ninde? Mugomba kuba bashapu. Sakwe Soma. Zenguruka duhure umukandara. Sakwe Soma. Nsumweru mwarimu akayandikisha ku kibaho fora ndinde ingwa. Sakwe Soma. Magaze mu Rwanda nyari Burundi imvura. Burakoze cyane. Akaririmbo kanyuma none dusoza gahunda kanyuma kamwe konyine. Wowe tangiza muhe microphone. Muramba kigo gitatse reka tukuririmbe mumufashe katukuririmbire nawe muzi aho tuzajya hose ari hirya no hino ndetse no mu mahanga tuzaratamuramba duteta turabana none tubaye bakuru shimira abarezi bacu nibo batugejeje aha. Okay, undi umwe iyo twahuriramo twese indirimbo muzi mwese muhereze uyu nguyu. We are very happy. We are very happy. We are very happy. Turishimye cyane.
Okay, mwese amashyi menshi cyane. Mumeze neza? Yego. Mumeze fresh? Yego. Murakoze cyane. Njye ku mwihariko wanjye. Watwibwira amazina imbere ya byose. Nitwa Mukaruyonga Victoria. Yego, watubwiye kuri gahunda yabaye uyu munsi? Bese kuri gahunda y'igikorwa cyabaye uno munsi cyo gufasha abana mbese ku bikoresho by'ishuri. Ubwo nanjye nari mufitemo rwose nta n'ikayi pe yaranafite n'ikaramu hari nayimuguriye none ikayi yo ntayo yarafite. Rwose ndabashimiye cyane, mudushimire uwo mubyeyi Perezida Paul Kagame wabanye n'amahanga n'uwo wohereje iyo nkunga. Rwose mumushimire cyane ku gikorwa rwose muzirikana mbese ku batishoboye, kugira ngo mbese tugere natwe ku iterambere abanyarwanda twese twifuza. Rwose mumushime, kandi namwe ndabashimye ubwitange mudahwema guhora mutugirira, mbese n'igikorwa mwakoze ndagishimye. Muri makeya rwose ndabashimiye, n'uwo mubyeyi mumushime, n'uwo wohereje iyo mfashanyo nawe mumushime, nawe ndabashimiye. Izi mpano batanze umunsi z'amakaye, utubagi n'amakaramu, urumva ko byari ngombwa ku banyeshuri cyangwa abana banyu? Oya, ntago byari ngombwa, ariko ngewe ikintu nshimye nuko barondoye ati mujye mureba abatishoboye. Icyo kintu ndagishimye cyane, kuko ngewe ubwanjye ubu burandi umupfakazi, nta mugabo ngira, mfite abana 3 biga. Ubwo mpurandwaye buri munsi ko bwije nuko bukeye, kugira ngo baze kumurondora. Rwose ni nk'Imana hari bireba uko mbabaye. Ni umwuzukuru wanjye, ariko kubera ubabare babona buri munsi, babona nanjye ntabona ubushobozi bwo wabo bana kugira ngo bige. Ndetse rwose ndabashimiye ko n'umwaka washize nira myenda ari kwigana niyo bamuhaye. Rwose ndabashimye ku bwitange mugira, shima n'Imana rwose inabakoresha, kugira ngo mbese Imana niba ibafasha ari kurondora neza, kuko nanjye ubwanjye ubu nari ndyamye ndembye ndi kwiganyira neza. Ubu ku mwana ari kumbaza iki akambaza iki, ndabigenza nte ni ibiki. Ubwo ngiye kubona umwana batumye umwana ati tubwire mukecuru azaherekeza wa mwana bagiye kumuha ibikoresho by'ishuri. Rwose sinjya kubeshya, ubwo mpagurutse ihisikira diregiteri, ubwo mpageze azubabare bwanjye aravuze ati abandi bagusize amiti icyo ati utege wihute udasanga bagucitse. Ubwo ngubwo rwose ndabashimiye, rwose ndabashimiye, Imana namwe izabaho umugisha. Aya makaye n'aya mabagi babahaye nk'ibikoresho byo ku ishuri, uri kumva ko hari ukuntu biri bubafashe mu masomo yabo bakiga neza? Cyane birabafasha, kuko ndi kubona buriya n'igihembwe cya 3 ndi kubona ntago nzakenera ikaramu cyangwa ikaye. Rwose murankoreye cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yes, ko barimo gukurikirana BigTown TV, ngira ngo hano niho tugiye gusoreza iyi gahunda yacu y'uyu munsi. Reka dusoza dushimira NIFP cyangwa Nziza Innocent Fraternity program yaje hano cyangwa yatuzanye hano Ngororero. Yari gahunda nziza cyane yo gutanga amakaye, amakaramu n'amabagi ku banyeshuri batishoboye, kandi gahunda yagenze neza mu by'ukuri, ni ibintu bishimishije cyane. Batibagiwe n'ubuyobozi bwa hano hantu turi, batanze amabati kugira ngo ibikorwa bikomeze kugenda neza, maze akomeze umuntu ari we wese ufite ubushobozi akaba umutima we muyobora gutanga cyangwa gufasha, byaba ari ibintu byiza cyane. Reka dukomeze kubikora, natwe BigTown TV turahari kugira ngo tubagezeho amakuru menshi atandukanye. Icyo mugomba no gukanda subscribe, maze mukaguma kuri BigTown TV mukareba amakuru yacu meza ya buri munsi, dukomeza kubazanira buri gihe, buri munsi na buri kanya. I go by the name Bakti ngini BigTown TV. Behind the camera ndi kumwe na Nina hano Ingororero. Gahunda zagenze neza cyane, murakoze cyane gukurikirana izi gahunda. Until next time, turi kumwe. Ciao ciao, bye bye.